aba bantu bose mubona ni abaji banjye ni basaza banjye ni abantu dukorana akazi ni abantu bose ndabarusha kuririmba. First of all, I'm not proud of them. You know me, Marina the baddest. The bad girl. So ikintu nababwira cyo, don't worry about that. Ngo byabiri ngo ngabakobwa. Please, what are you talking about? Are you complaining? Singurusha guhogoza. Rero nabwo bamfite aba bose barabizi, ahubwo bafite ubwoba. Nari nategereje ko babivuga ati dufite ubwoba ko Marina azatuma ivumbi riturenga tukarwara ibicurane. Batinya kubivuga kubera biyemera, ariko barabimbwiye. I'm pretty sure ko bafite ubwoba. But me, I'm not afraid, you know me. So ikindi ndamutse mvuze icyo abantu bazanyitegaho nabamenye amabanga yanjye, kandi ni surprise bagomba kuza. First of all, barabizi ko Marina nako naza ngo ngende gusho gusa, bazishima nzabaririmbira, nzababyinira, you know, I would do anything I can do kugira ngo bishime. Ariko ibya surprise byo byandi buri nguni na kantu bavuze. Trust me, kuno nzinjira, you'll be surprised. Ubwo no gutuma nashaka amayide sibyo. So ikindi ndashimira EP yangira icyizere cyo kongera guhura n'abakunzi banjye umuziki. Ndabizi ko bari bankumbuye, nanjye nari mbakumbuye. Ikindi gisigaye, let's meet there, ubundi mbahesho noneho ukuntu nzasohoka. Allah kibar. Alright, nizere ko unyuzwe, right? Thank you. Alright. Iriwe neza. C'est Marina. Nanjye nagira ngo mbabwire ko I'm ready. Ikindi turi kumwe gatanu kuri gatanu. So thank you all for coming. And special thanks to our thank you so much. I'm so happy to be here. But I'm not very good. So that was amazing. What I'm trying to do is that you put out the numbers. Exactly. So you now get up please. We should have the money that you put in the car. If you go to the money, you can cyangwa amazi. Izi neza ko abantu bazi I'm getting bored. Who is Marina in relationship? I just love. Only that? I love. What's your favorite moment in relationship? Going out maybe? That's my secret, maybe. Thank you though. You're welcome. Marina umusiki n'indirimbo zawe abantu batega izihe ndirimbo Who's this microphone is? Okay, bye. Ikibazo kimwe kuri Marina. Mu gihe cyashize kuri FM wavuze ko ibitaramo ari bikeya nta nuza utari kubona utari kubona ukora aka kanya wakira ute igitaramo kabonye ko wari wavuze ko ubushobozi buri kugenda bugabanyuka kubera ko ibitaramo ari kato. No, wavuze ko ikibazo mufite ari uko nta bitaramo kuba hanze aka kanya
dufite iminota 3 kuri 5. Ibibazo ni byinshi, wenda ari abartiste mushaka gukomeza nabo ku ruhande niba management biza kubitwemerera. Reka dufate Freddy Musoni, iminota 5 turayisaranganya. Freddy Musoni kimwe, Tycoon, Eminyawe, Professor Zamubira Shanke. Ibyo bine duhite dusoza. Kereka niba umwanya ubuze kuboneka turangize. Ubwo ndaherekeza mikoro nyihagarareho kugira ngo byihute. Murakoze, nitwa Freddy Musoni nkorera ICO mwereka mu kiganiro The Show Style. Ikibazo cyanjye kirajya ngo ni kimwe gifite A na B. Ndabaza EAP. Akenshi dukunda kubabaza tutihara abahanzi batagaragara kandi byaravuzwe ko bazaza. Ubundi umwaka ushize umwe mwana akoze na change ngira ngo amasura mwari gusa mukorana nayo amwe murayihorera. Barimo ba Chris Easy, ba Bushari, mugerageza kuza n'abandi bantu bashya. Ubundi iyo umuhanzi munini utamubonye ni ikibazo cyanyu mutamwegereye cyangwa ni iki ugoye kondisiyo ntaborohereza. Icyo ni ikibazo cyanjye. Hanyuma ikindi kirajya kuri Pia, ni iki mutekereza muzageninga muri iyi festival ya Iwacu Music Festival byari nk'imbogamizi mutekereza ko igiye kubakorera rwose? Twabisubiriza hamwe byose tubaje kwifata cyangwa abanzi ko tuba twabegereye, dufite abahanzi benshi, kumenya umunini benshi bagiye dukorana mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ntawe tutegera, ntawe tutaganira, ntawe tutabasha gukorana nawe, ahubwo uko imyaka igenda iza n'abafatanyabikorwa nuko tugenda tubona n'umuziki hagenda habaho izo changes, ariko ntawe tutegereye, abo twegereye nabo turi kumwe hano. Bivuga ngo ntawe tutegereye ngo bitunanire. Yego. Okay, ngira ngo ikintu cya BPA yego. Okay, the things I think I mentioned about it, but what we're going to gain from the festival is EAP and Iwachu Musica are giving us a platform where we're going to connect with the youth segment, a segment that is not big with BPA. And that segment, what we are targeting is we want new accounts from the segment. We want to present them our digital platforms for banking because that is where they are and that is how they want to bank with us.